ryari ngo arababwira ngo mwese muze muzanye n'intwaro zanyu, ngo arangije arababwira ati yenda munyica ariko mubimenye ko nta muhutu uzongera gufata ubutegetsi muri uru Rwanda. Icyo kintu ngo yarakivuze, kandi iyo urebye uko bitwara uhita ubona ko icyo kintu rwose bacyemera kandi bacyemeranye. Wari uvuze rero uti se ni ugutinya abagore? Oya, ntabwo ari ugutinya abagore, ni ugutinya abahutu. Victoire bashobora kuba baramubwiye cya gihe, ndakeka, ntabwo nshaka ko hagira uza kuvuga ngo nagize nti, kuko simbona Victoire ari we wahagurutse akibwiriza akabwira ngo akavuga ngo reka nandike ngo mbabwire ko nzabaha amnesty. Vraiment amnesty ni kimwe mu bintu ntumvikanyeho na Victoire, niba ari igitekerezo cye, nimba ari bo bakimuteyemo, nimba yaravuga ati yenda nimba gusha neza bazemera bari ku butegetsi, icyabimuteye ntabwo nkizi, ariko amnesty babonye idakunze baravuze ati n'ubundi kumbe ntiwanakonvenka bene wanyu, ubwo se umaze iki? Rero ntabwo ari ugutinya abagore, biriya yabibwira n'undi utari umugore, ariko kongeraho ngo uvuka ngo mu bakoze jenoside kameme. Niyo mpamvu nakoze topic ivuga ngo ese bariya ka gatsiko k'abatutsi b'abicanyi kajya kitekerezaho? Ntabwo bashaka no gusubiza amaso inyuma ngo bajye kureba mu mizi y'iwabo. Ese iyo umuntu batamuvugirije induru ngo ni umwicanyi kandi abizi ko hari ibyo akora, bihita bituma bataba we? Ese umuntu aba umwicanyi ari uko abandi babivugirije induru bakavuga bati uri umwicanyi agapfusha? Iyo batavugije induru ntabwo uba uri umwicanyi. Koko bariya abanyarwanda benshi cyane, nashatse amafoto nashyiraho ndayabura, numvise ntamenya ayo mfata, kuko uwo nakoraho wese ni umwicanyi wese. Ifoto yose nari kugaho nkarunda kuri thumbnail, bose nabicaye. Nta kuvuga ngo yenda ngo nabo mu nzego zo hejuru gusa, reka da. Mindset y'ubwicanyi iri muri benshi cyane, benshi. Mindset y'ubwicanyi irimo muri benshi, muri bariya abatutsi bayoboye igihugu, haba abakiyoboye ku rwego rwo hejuru, haba abakiyoboyemo hagati no muri ba gitifu, no mu gisirikare mu batoya rwose batari abajenerali, no muri ribu, no muri polisi, hose harimo abatutsi bafite mindset y'ubwicanyi. Barayifite, barahari benshi. Biri muri ADN yabo rwose. Birimo ubwishongozi, birimo ko rwose ni abantu bakwica, nta n'icyo bitwaye, ni time ni day bakwica, donc kwica ntibiteye isoni. Iyo birangiye bagatunga abandi urutoki, iyo biherereye, njye niho nshaka kubona, iyo biherereye bitekerezaho ko ibyo bintu bizaba, bikaba bikongera bikaba, bitagira iherezo. Ibyo bintu barabitekereza bakumva bizarangira nta ngaruka biteje.